ngira ngo mwakomeje kugenda mubona amashusho y'umuhanzi witwa YAMPANO, amashusho amugaragaza we n'umudamu we bari mu buriri bari gukora imibonano mpuzabitsina. Si ibyo gusa kuko nyuma y'amasaha makeya ashize mwumvise inkuru zivuga ko YAMPANO bamutaye muri yombi bamushinja gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Gusa aka kanya njyewe sibyo ngira ngo tugarukeho, aka kanya ndagira ngo tugaruke ku bindi bintu bitangaje kandi binateye ubwoba, aho nyuma y'uko YAMPANO atawe muri yombi akaba ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe, ubu mu masaha make tuvugana iyindi video ya gatatu y'umuhanzi witwa YAMPANO igiye ahagaragara. Ni nyuma y'uko mu minsi yari yabanje, mu minsi ya mbere habanje kujya video hanze imara iminota 47 y'umuhanzi witwa YAMPANO. Iyo video yaje kujyaho irakwirakwizwa ku mbaranyambaga, abantu barayihererekanya, ibyo biza kuba birarangira. Gusa nyuma y'igihe kitari kinini, mu minsi mike itambutse, bongeye kutugaragariza video imara iminota 10 YAMPANO ari kumwe n'umugore we bari gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo nkaho bitari bihagije mu masaha make ashize, nyuma y'uko tumenya amakuru y'uko YAMPANO yatawe muri yombi, umuntu tutazi akaba ashyize iyindi video ya gatatu y'umuhanzi witwa YAMPANO hanze imara iminota 25. Nibyo ubyumvise neza, bamaze gushyira video ya gatatu hanze y'umuhanzi witwa YAMPANO, nayo nabwo imugaragaza ari gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa mbere yuko tugaruka ku by'iyi video yindi ya gatatu yagiye hanze, ibuka ukanda subscribe, ibuka unkorere subscribe nafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video nk'izi ngizi zibageraho 5/5. Ngira ngo nk'uko bamaze kubigarukaho haruguru, mumaze kumva ko nyuma y'uko umuhanzi witwa YAMPANO hagiye video ze ebyiri hanze ari gukora imibonano mpuzabitsina, mu masaha make ashize, umuntu utazwi utaramenyekana twagiye tubona gutya iyindi video irasohotse. Murabizi ko video iheruka gusohoka y'umuhanzi witwa YAMPANO yamaraga iminota 10. Ubu rero iyindi video nshyashya igezweho iri kumara iminota 25 y'umuhanzi witwa YAMPANO ari mu byo yakoraga. None iyi video nyuma y'uko isohotse yateye ururondogoro, yaciye impaka ku mbuga nkoranyambaga, kuko abantu bari kuvuga ngo ese iyi video ya gatatu yindi igiye YAMPANO akiri muri gereza ikaba nayo igeze hanze, ibi bintu YAMPANO biraza kumugwa amahoro? Ese iyi video ntiyatuma YAMPANO no akatirwa, agacirwa, agafungwa igifungo gishobora kuba kirekire? Kuko ibigaragara byo muri video ziri kugenda zongera zisohoka, ikintu kiri kugaragara cyo nuko mu ifatwa z'iyi video umuhanzi YAMPANO abifitemo uruhare. Umunyarwanda yaciye umugani agira ati urwishigishiye ararusoma. Nubwo atari byo turi kwifuriza YAMPANO, ariko biragaragara yuko izi video zose mu gufatwa kwazo YAMPANO aba yazigizemo uruhare. Nubwo bitaremezwa neza ko mu isohorwa ry'izi video YAMPANO afitemo uruhare, ariko byibura mu bigaragara ko hagaragara ko umuhanzi witwa YAMPANO izi video aba afite impamvu yazifashe. Ubwo rero nyuma y'uko bamutaye muri yombi, hakaba hongeye hagasohoka iyindi video ye ari gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo dutegereje ni ese ibi bintu cyangwa izi video zirakomeza zijya hanze zijya ku karubanda, YAMPANO araza kuzirokoka? Ibi uko ubitegereje nanjye niko mbitegereje. Gusa njye ndahangaha ngo nkomeze mushakishirize amakuru nze kukubwira ese koko ibintu biri kuvugwa kuri YAMPANO
byo gutabwa muri yombi, ese YAMPANO arafungwa, ibi mu Rwanda biremewe? Niyo mpamvu nza kugomeza nkagutorohereza amakuru, nkakumenyera ikigiye gukurikira nyuma y'uko YAMPANO atawe muri yombi. Gusa abakunzi b'umuziki wa YAMPANO bakibona video ya gatatu ababashije kuyibona, kuko hari abatarayibona. Ikindi kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko iyo video ubaye uyishaka wajya muri comment ugasigamo nimero zawe, ukambwira ati nyandikira nanjye iyo video. Nabikora nakwandikira kuri WhatsApp nimero, iyo video nkaza kuyiguha. Icyo nari ngiye kuvuga ni abafana cyangwa abakunzi ba YAMPANO bakibona iby'iyi video yindi igiye ku karubanda bagize impungenge, baravuga ati se YAMPANO ibi ntibishobora kumufungisha igihe kirekire bigatuma tubura umuziki YAMPANO yatugezagaho? Abandi bati mureke dusenge cyane ture ko byibura uyu muhungu wacu ibi bintu yabicamo amahoro, kuko urabona yari amaze kudutwara turi benshi mu ndirimbo yagendaga akora. Ubwo rero mureke tubihange amaso tunamusengera, tumwifuriza kuvayo vuba YAMPANO ahantu yagiye nyuma yo kuba bamutaye muri yombi. Twifuze bamurekure vuba, kandi twizere ko ibi bikorwa nk'ibi ngibi by'urukozasoni bimubera isomo. Ibi ntabwo ari ibintu wajya hano ngo wirate muri iki gihugu cyacu uvuge ngo mfite video ngewe ndi kuryamana n'umuntu. Reka. Ibi si ibintu rero umuhanzi wacu yikubita agashyi kabisa, amenye ko ibi bintu atari ingenzi. Nongera kwibutsa aho utarakora subscribe uko wakibuka ukangandira subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana nanjye muri video zose mba ndi kubagezaho. Ikindi kandi ubaye wakunze iyi video ibuka uyikwirakwize. Ciao.